isomo ryacu ko twaritangiye naho twarigejeje naho tugiye gukomerezaho. Ubwo twari duteranye twavuze yuko tuvuga hejuru y'ibihe by'imperuka, turongera tuvuga yuko igihe cya kabiri muri iki gihe cy'imperuka ari igihe cy'umubabaro urenze, kizabaho itorero rimaze kuzamuka. Zirikana icyo wahawe, hatagira ugutwara ikamba ryawe, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Turagushimiye kuko waturinze mu munsi w'ejo n'ijoro ryakeye, n'iki gitondo cya none ukaba uri kumwe natwe. Tugeze ahangaha imbere yawe kandi wabanye natwe, ntabwo usigara inyuma, nta nabwo utureka ngo tube twenyine, ariko uri kumwe natwe. Tugiye gusoma ijambo ryawe, riraremereye ni rikuru, rifite umucyo mwinshi umwana w'umuntu atashobora kurebamo, ariko turagushimiye kuko waduhaye umwuka wawe wera ushobora kutubera ubwenge n'ubuhanga, wadusigiye amavuta kugira ngo utubere umwarimu. Nta wundi tugomba kwigiraho ariko twigishwa n'imbaraga z'umwuka wera. Nawe Mana yacu uri hagati muri twebwe, umwana wawe ari hagati muri twebwe, umwuka wawe ari hagati muri twebwe. Kubw'ibyo turagushimiye, ibyo dukora byose n'ibyo tuvuga byose utuje imbere, utwibutse, ntiduhunikire ahubwo tube maso, kandi ijambo ryawe nitabaza ryiza. Ureke Yesu bane natwe, udufashe muri byose ku bwa Kristo Yesu, amen. Yego, mbere ko tuvuga ibindi reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 16. Urwandiko rwa Paulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere ibice 4 umurongo wa 16. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga, hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, amen. Iyo tuvuga aya majambo dusomye, reka twongere tube nk'abavuga bukeya ku isomo ryacu ko twaritangiye naho twarigejeje naho tugiye gukomerezaho. Ubwo twari duteranye twavuze yuko tuvuga hejuru y'ibihe by'imperuka. Turavuga ngo igihe cy'imperuka cyatangiye umunsi wa Pentekote, tubikuye mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 17. Turongera tuvuga kuko ibihe bivuze ngo ni igihe cy'imperuka, biba bivuze ko hari ikindi gihe cyabanjije. Twabonye ibihe 6, ibihe 4 byabanjije, iki ngiki kikaba igihe cya 5. Kandi twasanze iki gihe cy'imperuka kigizwe n'amashami 3. Hari igihe cy'ubuntu cyatangiye umunsi wa Pentekote, umunsi itorero rivuka, kizakomeza kugeza itorero rizamutse. Yesu arihamagaye bikamusanganira hariya mu kirere. Turongera tuvuga yuko igihe cya kabiri muri iki gihe cy'imperuka ari igihe cy'umubabaro urenze, kizabaho itorero rimaze kuzamuka, kigafata imyaka 7, kikazarangira umunsi Kristo azamanuka aje kwima ingoma y'imyaka 1000,
amanutse ku musozi wa Elayono. Ibyo tuzobibona cyane mu bice 19 bibyahishuwe uko azaza azanye n'abera be n'ingabo zo mu ijuru aje kwima ingoma y'imyaka 1000. Hakaza igihe cya gatatu cyitwa ngo ni ingoma y'imyaka 1000 izatangira Yesu amaze kururuka ageze i Yerusalemu akashinga intebe yiwe y'ubwami akima ingoma y'imyaka 1000 agategeka isi yose, nacyo kikazarangira imyaka 1000 irangiye. Hakaza igihe cy'intebe y'urubanza rw'Imana, urubanza rukomeye ruzorangiza byose. Nyuma yaho hakaba igihe cyo kubana n'Imana mu ijuru rishya n'isi nshya. Ibyo nibyo twavuze wa munsi, ariko twogarukaho hatoya tukavuga ngo ese itorero n'ibihe by'imperuka birasa bite? Ibi bihe turimo ni ibihe by'imperuka ni koko, ariko imperuka yakanze abantu, ihahamura abantu, kandi abantu bagenda bayumva nyine nk'uko ivugwa. Ubugoryi buraza bwatera mu bana b'abahungu, bwatera mu bana b'abakobwa, tukavuga ngo ni igihe cy'imperuka. Intambara zaba tukavuga ngo ni igihe cy'imperuka. Ikibi cyose kiriho abantu bavuga yuko ari igihe cy'imperuka, ariko ntitwibaze cyane ngo tuvuge ngo ese itorero ryo mu gihe cy'imperuka rizaba rimeze rite. Iyo tureba iby'itorero dusanga igihe cy'imperuka ndabivuga ariko nshingiye ku ijambo ry'Imana. Igihe cy'imperuka niba cyaratanga umunsi wa Pentecote ku itorero, kubakijijwe, kubakiriye Kristo nk'umukiza wabo, kabategereje kuzimana na Kristo mu bwami bwiwe no mu bwami bw'ingoma y'imyaka 1000 no kubana nawe iteka ryose. Dusanga igihe cy'imperuka ni kibi cyane cyane ku bisi batazi Kristo, ariko kubazi Kristo Paulo yaravuze ngo mwebwe ntimwishushanye n'abiki gihe. Yashakaga kuvuga yuko ibyo bihe by'imperuka ububi bwabyo n'intambara zabyo bizahitana badafite Yesu, ariko abafite Yesu ntacyo bibatwara, ariko hariho amahirwe. Iyo tureba neza tubona hariho amahirwe y'itorero kuba mu gihe cy'imperuka. Kubera iki? Imperuka yatangiye umunsi wa Pentecote. Niwo munsi umwuka wera yururuka aza kubana n'abantu. Iryo jambo yo tureba hariya mu Isezerano rya kera, umwuka yazaga ku bahanuzi, akaza ku bami, akaza ku batambyi, ariko yabageraga akabakoresha akongera agasubira mu ijuru. Ariko twe dufite akarusho, uwo mwuka wera ntiyaje ngo azadukoreho visite adukoresha akanya gatoya asubireyo, ariko Yesu yaravuze ngo uwo mwuka wera, uwo mufasha naza azabana namwe kandi ngo azaba muri mwebwe. Iryo ni ijambo rinini mu gihe cy'imperuka. Amahirwe dufitemo, umwuka wera Imana yaramuduhaye ngo agumane natwe kandi abe hagati muri twebwe. Irindi jambo Yesu aravuga wenyine, aravuga ngo unizera akumvira amategeko yanjye, njye na Data tuzaza tubane nawe tube hagati muri we. Bivuga ngo itorero ry'Imana rifite umwuka wera, rifite Imana, rifite Yesu mu bugingo bwabo. Icyo rero tusanga ibyo byose byarabaye mu gihe cy'imperuka. Icya gatatu, mu Isezerano rya kera abatambyi bashyirwagaho bagakuranwa, kandi ubwoko bwitwa bw'Abisirayeli ari bwo bwoko bw'Imana icyo gihe bayoborwa n'umutambyi. Umutambyi yabaserukiraga imbere y'Imana rimwe ku mwaka, akajyana ibitambo byabo bakemerwa imbere y'Imana, ariko nawe wabanje kwitambira igitambo. Ariko twebwe mu gihe cya none Bibiliya ivuga neza hariya muri Petero ibice 2:9,
hazavuga ngo mwebweho muri abatambyi b'ubwami. Bivuga ngo mu gihe cya none nta mutambyi mukuru wundi dufite uduserukira imbere y'Imana. Buri mukristo, yaba umugore yaba umugabo, yaba umusore yaba inkumi, umuntu wese ukijijwe ni umutambyi imbere y'Imana. Yicara yitambira igitambo cyiwe imbere y'Imana. Ndetse mugabo agitamba buri gihe cyose ashatse gutamba. Hariho handitse mu ijambo ry'Imana hakavuga ngo tuzadutamba ibitambo by'iminwa yacu byishimwe, dusenga, dushima. Bivuga ngo twotamba igitambo mu gitondo, twotamba igitambo ku manywa y'ihangu, twogitamba igitambo mu gicamunsi, twotamba igitambo mu gicuku, twicuye, turyamye, twicaye, tugenda, igihe cyose turi abatambyi imbere y'Imana. Ako ni akarusho dusanga itorero rirusha abisezerano rya kera, rirusha abisezerano rya kera. Kandi icyo nicyo kizakiduhesha uburenganzira, nk'uko twavuze wa munsi. Twaravuze ngo abandi bakera bose, ngo abera bakera bavuganaga n'Imana mu kanwa k'abahanuzi, ariko twebwe tuvugana n'Imana mu kanwa k'umwana w'Imana ari we Kristo Yesu. Kandi twareba tugasanga ngo Abisirayeli batangira kuvugana n'Imana mu kanwa k'abahanuzi, bashyizeho umuhanuzi mukuru, hakaba n'abandi bato, Tafazara mutambyi mukuru. Ariko twareba mu gihe cyacu dufite umutambyi udasa na Aroni. Aroni yatambaga rimwe ku mwaka, kandi Aroni yarasazaga agapfa, umuhungu we akamusubirira. Ariko twebwe ab'iki gihe mu isezerano rishya dufite umutambyi ukomeye cyane, haleluya, niwe Yesu Kristo, watambwe rimwe wenyine abigitambo, arongera aba n'umutambyi. Kandi amaze gutamba aragenda yicara hera ho mu ijuru, ajyana n'itorero ryiwe aryicaza iburyo bwa Se. Ibyo nta wundi mutambyi dufite. Dufite umutambyi ngo uze utuvugira igihe cyose, ni Yesu Kristo. Ni nako tuba turirimba ngo niwe umvugira, niwe unsabira, niwe unihira iminiho itavugwa imbere y'Imana. Arengera itorero, asabira itorero, nicyo gituma itorero ku isi rifite agaciro. Muri ibyo ngibyo tugasanga ngo niba Kristo yaratugenje atyo, yatugize n'umugeni. Birabo ngo twebwe turi abageni ba Kristo. Itorero ryose yaribumbiye mu mubiri umwe, nawe aribera umutwe, itorero rimubera umugeni, ritegereje yuko umunsi umwe azaricyura. Agaciro k'umugeni abisezerano rya kera barabakiranutse ni koko, ariko agaciro k'umugeni ni agaciro gakomeye cyane. Reka tuvuge muri iki gihe iyo umuntu ahaye gukora ibya fiyansaye, hari uko bimeze. Igihe cyose barakundana, baraganira. Kandi iyo turebye n'igihe umuntu amaze kubaka urugo, turi abageni ba Kristo, turi kumwe na Kristo, ni umutwe, natwe turi umubiri we. Nza nkunda kubigereranya, nza nibuka igihe kimwe nari umusore, noneho data n'undi mugabo bambwira ko batwaza ibintu bajyanaga ibwami. Hari n'uwo bagemuriraga wari uhafungiwe, bagiye kumuvuganira. Dushyitse igihe umwami atarasohoka, akiri mu nzu, twumva urusaku mu nzu, ariko atongana n'umugore. Mu mwanya asohotse, umugore azamukurikiye ahaye gusakuza. Umwami arahindukira avuga ijambo, aravuga ngo umugore ntagira umwami, nawe ni umwamikazi, avuga icyo ashatse. Sinshatse kugera itorero aho ngaho na Kristo, ariko icyo nshaka kugeraho ni uko umugeni wa Kristo na Kristo, iri zina umukristo nirivuga ngo ni abakristo, ni abakristo, n'abiyeguriye Kristo, n'abo Kristo afite nk'umubiri we, abo nibo ba Kristo. Bivuga ngo umugeni wa Kristo na Kristo ni umwe. Ni kurya bavuga ngo umwami n'umwamikazi, perezida n'umugore we nawe aba ari presidenti. Kandi mu cyubahiro cyabo hashobora kuba ba ministre, hashobora kuba abadepite, hashobora kuba abasenateri,
hashobora kuba abantu bakomeye b'inzego zose, ariko ntawugira agaciro mu nzu y'umuyobozi w'igihugu, mu nzu y'ibwami, mu nzu ya perezida, ngo agire agaciro nk'ak'umugore wiwe. Kuko umugore, minisitiri wa mbere yoza, perezida wa sena yoza, perezida wa parlema yoza, ariko basaba audience. Ariko umugore wa perezida ntabwo azasaba audience, yinjira direct, aganira n'umugabo wiwe, baba ari umubiri umwe. Yesu ashimwe. Natwe niko tumeze na Kristo. Abakera banyuraga mu batambyi, bakanyura mu bahanuzi, ariko twebwe twabaye abatambyi b'ubwami, kandi turi umugeni wa Kristo. Igihe icyo ari cyo cyose, haleluya, turamusanga, tukavugana nawe, tukaganira nawe, kandi ntitumushakira kure, tumubona hagati muri twebwe, nawe akatubona hagati muri we. Ako ni agaciro gakomeye cyane. Nijoro narasomye, mbona nsoma hariya bariya abahungu b'Abisirayeli b'Abayuda igihe bari mu gihugu cy'i Babuloni. Hari icyabaye, baragiye ngo bashyitse baratoranywa, ariko ntibashaka kwiyanduza. Nshatse kuvuga Hananiya na Mishayeli na Azariya, baje guhimbwa ngo ni Meshake na Shandrake na Abednego. Bahageze, nshatse kuvuga buryo Imana abo yemera, itorero Kristo akunda, agaciro bafite. Nza ntangara, hari abantu bamwe bazabigisha bakavuga ngo umunsi batabwa mu muriro, ngo Imana yababanjirije mu itanura ry'umuriro, ngo cyangwa Kristo yababanjirije mu itanura ry'umuriro. Bigasa nk'uko bajya kubata mu muriro, Imana yabaretse. Oya, bari bafite Imana iri hagati muri bo. Ikiza kinemeza kuko bari bafite Imana hagati muri bo, si imibiri yabo yihanganira ya tanuru y'umuriro. Ariko birizi tubwira, usomye hariya muri Danieli ibice 3, ugatangira kuri 19 ukageza kuri 22, biravuga ngo umwami arakaye, afata ngo mu ngabo ziwe abanyamaboko, barabahambira, barabaterura, umuriro ngo wawakije inshuro 7 kuruta ngo uko wahoraga waka, ugira ibirimi byinshi cyane. Ikiza kinemeza yuko umukristo ukijijwe, umukiranutsi, umubiri wiwe urindwa n'Imana. Ibyo nibyo ngo bagiye kubata muri atanura y'umuriro, ibibatsi by'umuriro byatwitse babanyembaraga bari babatwaye. Iyo bijya kuba Imana yagiye hariya mu muriro ikabasiga, nabo ikibatsi kiba cyarabafashe. Ariko Imana yari hagati muri bo, n'imbaraga z'Imana zari zirimo, bituma bya birimi by'umuriro bifata babandi barafa, niko birivuga. Ibo baramanuka, bari bafite Imana, bamanukana n'Imana. Natwe nk'abakristo dukwiye kwizera dutya, dukwiye kumenya ngo Imana iri hagati muri twebwe, natwe turi hagati mu Mana. Nidusohoka dusohokana n'Imana, nituryama turyamana n'Imana, nitwicara twicarana n'Imana, niduhaguruka duhagurukana n'Imana. Haleluya. Imana yacu ntabwo izitureka. Nicyo gituma dusanga ngo itorero ry'Imana rirarinzwe, itorero ry'Imana rifite imbaraga. Hariho bazabibeshya bakavuga ngo ari izindi imbaraga ziruta imbaraga z'itorero, ariko Pawulo yanditse neza, aravuga ngo dukubitwa hasi ntidutsindwa, ngo batwita batinda ariko dutungishije benshi. Hari agaciro itorero rifite. Niriva ku isi, isi zabura amahoro. Niriva ku isi, isi zakena. Niriva ku isi, umwijima uzacura. Niriva ku isi, isi zanyeganyega. Kuko itorero, iyo Imana yicaye mu ijuru ikareba ku isi, amaso ye yazahitira ku itorero. Na Kristo nuko nguko. Noneho rero tugiye gukomeza ku ijambo ryacu twakomejeho, twavuze yuko agaciro k'itorero turongera kandi tukavuge. Biravuga ngo umwami ubwe azaza arangurura ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye, ngo n'impanda y'Imana. Abapfiriye muri Kristo ngo nibo bazabanza kuzuka. Natwe abakiriho muri Kristo duhinduranwe nabo, tuzamuke tumusanganire hariya mu kirere. Aha naho turavuga nk'agaciro k'itorero.
uwo munsi izuba rigiye kuzamuka riva ku isi ariko rigiye gusanganira umwami mu kirere. Twasomye Bibiliya kenshi, twumvisha abigisha kenshi, ariko uyu munsi w'itorero kuzamuka uratangaje cyane, uratangaje cyane. N'abamarayika barawutegereje kuzabona buryo umwana w'umuntu w'umunyamubiri azahinduka agasa n'Imana. Nta bandi byagendeye gutyo. Bizavuga ngo Eliya yarazamutse, Inoke yarazamutse, ariko uwo munsi abakijijwe bose bazazamukira rimwe kandi bazaboneka imbere y'Imana. Na Bibiliya ikatubwira neza ikavuga ngo bazahindurwa imibiri yabo, iyo mibiri yabo ishushanywe n'umubiri wa Kristo, bazamuke bajya kumusanganira hariya mu kirere. Umunsi wo kuzamuka kw'itorero rifite agaciro. Imana ubwayo nishimwe ngo izahaguruka ishinga intebe yayo y'ubwiza n'ubwami bw'Imana hariya mu kirere. Kristo ubwiwe azahaguruka, azaza ashinga intebe yiwe hariya mu kirere. Marayika ukomeye ariwe Mikayeli ngo azamanuka nawe ahagarara hariya mu kirere. Byavuze ngo ni abantu batatu. Yesu azaza ngo aranguruye ijwi, n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Wa munsi twaravuze ngo twebwe abanyarwanda tuvuga ngo azaza aranguruye ijwi, bigasa no guhamagara cyane. Ni kweri rizagera ku mpera y'isi, rizagera mu kontina zose, rizagera mu mataba no mu misozi miremire, bizagera muri noro y'isi no muri side y'isi, rizagera mu burasirazuba n'iburengerazuba. Ahantu hose rizahumvikana. Ariko iryo jwi twaravuze ngo Igiswahili kivuga neza, kiza kivuga ngo ni sauti ya mwaliko. Kuvuga neza kikavuga ngo ni signale donné. Ubu twahawe ikimenyetso, sinzi ko bivuga mu Kinyarwanda, ni nk'ijwi rirengura. Dufite signale twahananye na Kristo. Umwuka wera yitubitsemo, kuko bivuga ngo umwuka wera twamuhawe nk'ingwate hagati muri twebwe. Icyo gihe niwe uzumva, niwe uzaduhagurutsa, niwe uzaduhindura, kuko ari hagati muri twebwe, kandi ubwo bubasha bw'ubumana arabufite 100%. Ibyo ngibyo bikatwereka kuko ari umunsi mwiza cyane. Haleluya! Kizoba igitangaza. Imana ikirere turajya kubigeraho nitugera ku ijwi rya marayika ukomeye. Ikirere tikizaba kiri kirere nka kiriya Satani yaratuyemo, kizaba ikirere cyiza cyane, ndetse ngo rizaba ijuru aho Imana iri n'umwana wayo n'umugaba w'ingabo zo mu ijuru, nawe azabamanukanye n'abamarayika biwe benshi, abo tuzi n'utundi duhumbagiza tutazi, bose bazoba hariya mu kirere baje gutega. Haleluya! Umugeni wa Kristo yacunguje amaraso ye. Muri icyo gihe rero hazaba umunezero cyane. Ako ni agaciro k'itorero. Yego, twasomye hariya twavuze yuko ijwi rya Kristo aricyo rizakora, no guhamagara itorero gusa, nta kindi. Ariko twavuze kuko hazaba n'ijwi rya marayika ukomeye ariwe Mikayeli. Uyu marayika witwa Mikayeli ni marayika umugaba w'ingabo. Hari umunsi umwe Danieli yasenze, isengesho riragenda rishyika mu ijuru. Gaburiyeli amanurwa aje kumubwira inkuru iby'Imana imushubije mu byo yasabye, ariko aravuga ngo yimiririwe mu kirere. Baravuze ngo umwami w'Itiro, ariko sibyo, ni Satani wari wamwimiriye, niwe bita nk'iryo zina. Aramwimira, amaze kumwimira ahagira iminsi 21. Mikayeli araza, ni umugaba w'ingabo, aza kurwana, akura Satani hariya mu kirere. Hatangwa inzira kugira ngo Gaburiyeli amanuka aze kubwira Danieli icyo Imana imushubije. Aho ngaho tuzi yuko Satani, abakristo cyangwa se abantu benshi b'amadini n'abandi b'abayobe bazavuga ngo Satani atuye ikuzimu. Ariko dusomye hariya mu gitabo cy'Abaefeso ibice 2 n'umurongo wa 2,
hazavuga ngo ni umwami utegeka ikirere, ni umwami utegeka ikirere. Mu bice bitandatu dutangire ku 10 tukageza ku 17 hakatubwira yuko turwana n'abakomeye n'abami n'ibikomangoma bitwara ikirere. Satani arazunguruka, mu gitabo cya Yobu hazavuga ngo Imana aramubaje ngo ese uvuye he? Aravuga ngo yavuye kuzunguruka. Aravuga ngo ese wabonye Yobu? Satani arazunguruka ku isi kandi agenda ku isi, ariko intebe yiwe iteretse mu kirere. Niho hari intebe ya Satani, niho hari ubwami bwiwe, niho hari imbaraga ziwe. Ariko umunsi itorero rizazamuka nabwo bizasenywa. Imana ishimwe, nabyo bizasenywa. Turabireba kandi turabimenya muri iri jambo tugiye kwigaho kuri ijwi rya marayika ukomeye. Yego, reka dukomeze. Biravuga ngo Imana izaba ihari na Yesu azaba ahari na marayika ukomeye ariwe Mikaeli. Ibyo bivuga ngo ikirere kizahinduka nk'ijuru. Nzanibuka igihe kimwe perezida wa Kongo Mobutu yimuye intebe, aravuga ngo kapitali baye Lubumbashi. Yewe n'abaserukira ibihugu byabo byabasabye kuko bajya kwicarayo. Amezi yahamaze, Kinshasa yasigaye isa ni province gusa, ariko kuko yagiyeyo n'abaministeri bakajyayo, n'abadepite bakajyayo, bambasaderi bakajyayo, aho ngaho niho hahindutse kapitali. Uwo munsi itorero rizazamuka, ikirere kizahinduka ijuru. Aho perezida avuze yimukiye akajyana n'inzego zose, haba habaye kapitali y'igihugu. Reka dukomeze twibaze ngo ese marayika azobaje gukora iki? Marayika hari icyo azabaje gukora. Icyo azabaje gukora ni iki ngiki. Turasoma ijambo ry'Imana kandi nkunze ko tuhavuga, abantu bazabavuga kwinshi. Reka tuhavuge ni ibice 12 by'ibyahishuriwe Yohana n'umurongo wa 7 turamanuka twike ku 12. Ibyahishuriwe Yohana 12 umurongo wa 7. Mu ijuru habaho intambara. Mikaeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamunejesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuru we, namwe abaribamo nimwishime. Naho wewe wasiwe, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Amena. Yego, nahangaha Bibiliya ivuga neza cyane. Twebwe twonanirwa kubivuga nkuko bikwiye, ariko Bibiliya izivugisha ukuri. Iyo tuvuga ngo marayika azaza gukora iki, marayika ikizamuzana, twavuze ngo Satani niwe mwami w'ikirere, niho yashinze ibirindiro byiwe hagati y'isi n'ijuru. Arazunguruka, akazunguruka mu isi, ntabwo azabera mu isi icyarimwe. Ni ikiremwa uzubera mu ijuru icyarimwe no mu isi icyarimwe. Ahantu hose icyarimwe uba hose ni Imana n'Umwana n'Umwuka wera.
ariko icyarimwe cyose kiza kiba lokalize, kizagirwa ahantu kiba, ariko kidashobora kubera hose rimwe. Icyo gihe twasomye mu ijambo ry'Imana ngo Yesu azahamagara itorero ryiwe rizamuke rimusange hariya mu kirere. None rero kiriya kirere kirimo undi mwami witwa Satani, kandi ntabwo itorero rya Kristo ryokorera ubukwe bwaryo ryohura na Kristo mu kirere gitegekwa na Satani. Ariko marayika azaza ari umugabo w'ingabo, haleluya, aje gukubita Satani amukura mu kirere, amumanure yike ku isi, itorero rizamuke risanganire umwami waryo, umukiza waryo, umukwe waryo, naryo ari umugeni, rimusanganire hariya mu kirere. Nza mbitekereza kavuga ngo Satani azamanuka iburengerazuba, tuzamuka iburasirazuba, azamanuka ikusi, tuzamuka ikasi. Ntabwo tuzogongana nawe, ntibishoboka. Haleluya. Tuzazamuka. Nza mbigereranya n'amaboko yanjye, ntabwo ntanga ukuboko kwanjye ngo kuba kwa Satani, ariko ikirere kiri hejuru, natwe turi hasi. Ariko uwo munsi Yesu azaza, tuzozamuka Satani amanuke, kandi ko bizoba kuzoba kubisikanya ko guhumbya no guhumura. Satani azamanuka, natwe turenge mu kirere. Haleluya. Ubwo Satani azamanuka aje ku isi. Hari icyo nshatse gusobanura, ni amajambo abantu bakunze kuvuga muri iki gice cy'ibyahishuwe. Bakunze kuvuga yuko ngo ari igihe Mikayeli ngo yarwanaga na Satani acumuye. Ariko icyo gihe Satani yitwaga Lusiferi, yari ataritwa Satani. Icya kabiri, Satani icyo gihe yari ataraba umurezi, ntiyitwaga umurezi, kuko Satani yaguye imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza tutazi, Adamu atararemwa. Ariko muri iki gice dusomye byavuze ngo ni ya nzoka ya kera, yego, ariko yanabaye inzoka, avugira mu nzoka igihe Adamu yashumuraga. Ariko aho dushatse guhagararira ni hehe? Ni ukuba umurezi wa bene data. Satani azarega abantu. Bavuganye n'Imana kuri Yobu, aramurega ati rega ni bwa butunzi wamuhaye. Muri iki gihe Satani n'ubundi aturega mu mitima nama yacu, aturega mu ntekerezo zacu, kandi ni umurezi koko. Ariko ntabwo Satani yigeze arega umuntu kandi umuntu atararemwa. Nicyo kitwereka yuko atari ya ntambara yo kumukura ku ntebe yiwe y'icyubahiro ngo yararabagiranaga cyane, niwe wari marayika w'ubwiza. Sicyo bishatse kuvuga. Icyo gihe Satani yari ataraba umurezi w'abantu, kuko umuntu yari atararemwa. Kandi ari n'iri jambo twasanze riravuga ngo bamunejesha amaraso y'umwana w'intama. Haleluya. Ibyo tubyemera. Icyo gihe yagwaga mbere, amaraso y'umwana w'intama yari atarameneka. Ariko ahangaha bazamuneshesha si imbaraga za Mikayeli, si ubutware bwa Mikayeli, ariko ni imbaraga z'Imana. Kandi ni imbaraga za Kristo wanesheje Satani ku musaraba, akamunesha ikuzimu, agaca inzira hariya mu kirere. Ni hariya mu Baheburayo havuga ngo yaduciriye inzira nshya. Inzira nshya. Nta masengesho yacu akimirwa nka ba Daniyeli, ariko twebwe igihe cyose dusenze, haleluya, mu izina rya Kristo Yesu yaduciriye inzira nshya. Kandi reka tube tunyuramo neza. Satani agira icyo atinya, agira icyo atinya amaraso ya Yesu, atinya n'imbaraga z'umwuka wera zigenda zigurumana nk'umuriro. Iyo dusengera muri Kristo Yesu, amen, amaraso ya Yesu yaducunguye, asize ku nkomanizo z'imitima yacu, kandi dusengera muri Kristo Yesu. Aho ngaho Yesu yahaciye inzira, yahaciye inzira irimo umurongo w'amaraso yiwe yaducunguje. Niho tunyuza amasengesho yacu. Yesu yaravuze ngo nimusenge mu izina ryanjye, Imana izabibaheza.
nimusenga mu izina ryanjye nanjye ubwanjye nzabibaheza. Iyo dusenga muri Kristo Yesu tuba turi ko dusenga mu mucunguzi wacu, tukanyura muri ya nzira y'amaraso ya Yesu yaducunguje, akayazamukana nk'igitambo akayageza ku ntebe y'ihongerero aho yicaye. Aho ngaho Satani ntazakandagira. Icya kabiri, iyo dusenga mu mwuka, umwuka ni umuriro. Iyo dusenga mu mwuka amasengesho yacu azamuka nk'ikibatsi cy'umuriro. Satani ntiyo yitanga. Turazamuka muri icyo kibatsi cy'umuriro mu mbaraga z'umwuka tukagera ku ntebe y'ihongerero. Haleluya. Ibyo ngibyo rero Yesu yarabikoze. Uwo munsi naho kiriya kirere Mikaeli azazanwa no kurwanya Satani ngo amukure mu kirere, noneho itorero na Kristo ariho bahurira. Murabyumva neza? Ikitwemeza niki? Nuko hariya mu Byahishuwe ibice 12 haravuga ngo Mikaeli arwana na Satani, ya nzoka ya kera. Yego, ngo ariko bamuneshesha amaraso y'umwana w'intama, kandi ngo yari umurezi wabera bagenzi bacu. Icya gatatu biravuga ngo Satani ngo atabwa ku isi ngo azi yuko afite agahe gatoya. Atabwa ku isi ngo azi yuko afite agahe gatoya. Mu gihe yagwaga mbere igenda icyari gitoya, ntituzi imyaka, ntituzi ibihumbi byayo. Ni Adamu kugeza uyu munsi nayo irananiranye kubara, ariko nayo ni myinshi cyane, nayo ni ibihumbi. Ariko ikiza kitwemeza yuko ari igihe Kristo azoba aje gutega umugeni wiwe, n'umugeni agiye guhura na Kristo umutware we. Haleluya. Nuko tubona yuko Satani ngo azoba afite agahe gatoya, n'imyaka 7 azoba afite. Inyuma y'imyaka 7 agafungwa imyaka 1000, 1000 cyarangira agatabwa mu muriro w'iteka. Azoba afite agahe gatoya. Aha tuba tumva neza cyane, ntitukitiranye ibintu. Si intambara yo kumukuraho akiri Lucifer, ariko ni intambara yo kumukura mu kirere kugira ngo Kristo ahahurire n'umugeni wiwe, uwo yakoye amaraso, uwo yacunguriye igorigota, uwo yazukiye, uwo yazamukiye, uwo yishariye iburyo nk'umutambyi amunihira iminiho itavugwa. Yesu nashimwe. Icyo nicyo kizoba kizanye ririya jwi rya marayika ukomeye, nicyo kizoba kimuzanye, nicyo zobaje gukora. Ariko twabireba neza tugasanga ngo hariya mu kirere ni itorero rizahurira na Kristo. Reka dukomeze. Twasomye hariya haravuga ngo hazoba hariho n'impanda y'Imana. Iyo mpanda y'Imana nayo izoba ifite ikivuga. Impanda y'Imana ifite ikivuga. Urumva uwo n'umunsi mukuru, n'umunsi mukuru ukomeye cyane. Yesu ubwiwe azoba aje gutega umugeni. Marayika azoba aje gukura Satani mu kirere kugira ngo itorero rihahurire na Kristo waricunguye. Ariko tukibaza ngo ese impanda y'Imana yo izoba ije kuvuga iki? Nayo ifite ikivuga. Iyo dusoma hariya mu gitabo cy'Abalewi tuzi yuko bavuzaga impanda. Ni ibice 25 umurongo w'8 kugeza ku 10. Iyo habaga umunsi wa yubile, abagiye kubohorwa bava mu bubata bari baraguzwe, abo ngabo havugaga impanda. Ya mpanda yavuga, itarumbeta ikavuga, ya tarumbeta yavuga, abari mu bubata bose bagaherako bakabohorwa. Yenda urashobora kwibaza utese turacyari imbata, ntitwabohowe? Ni ukuri twarabohowe, ariko twabohowe mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bw'umubiri kubohorwa kwacu ndi kuruzura. Mu bice 8 by'Abaroma utangiriye kuri 23 ukamanuka, haravuga ngo ibyaremwe byose bitegereje amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Ngo kandi icyo gihe nicyo gihe tuzoba tugiye kubohorwa twebwe. Ubyumve neza, nicyo gihe tuzoba tugiye kubohorwa byuzuye 100%. Niwo munsi imibiri yacu
tuzamburwa uyu mubiri upfa tukambara umubiri nk'uwa Kristo. Ubu ngubu ab'isi dusangiye kurwara, dusangiye gusonza, dusangiye intambara yego zitwica ku isi, kandi dusangiye no gupfa no gupfusha. Gupfakara twese turacyafakara, ubupfubyi twese turacyasa nabwo, ariko uwo munsi imibiri yacu izacungurwa. Imibiri yacu izacungurwa ive mu bubata bwayo ihabwe ishusho nk'iya Kristo. Yego hariya rero Paulo yanditse neza mu gitabo cy'Abafilipi aravuga ngo twebwe iwacu ni mu ijuru, ngo niyo dutegereje ko umukiza wacu azava, ngo uzaza agahindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi akayishushanya n'umubiri we. Iriko niko gucungurwa mu Giswahili avuga ngo ni kuwekwa huru. Icyo gihe gucungurwa kwacu kuzoba kuzuye, twaracunguwe koko, turi abana b'Imana, Imana iri hagati muri twebwe, ariko hariho gatoya kagihari, ni ugucungurwa kw'imibiri yacu. Imibiri yacu iracyariyo niduteza ibibazo, niduteza intambara, ibyifuzo bibi. Satani aturuka mu mubiri, umubiri ukinjira mu bugingo, ariyo nafsi cyangwa ame, noneho ame nayo ikinjira mu mwuka, umuntu agaherako agashukika. Ariko uwo munsi ngo tuzabohorwa kweri kweri, imibiri yacu izahindurwa ise n'iya Kristo. Icya kabiri, iyo mpanda y'Imana niyo izamamaza. Iyo Abisirayeli bazaga kwimika umwami, dutanga urugero igihe cya Salomo, murabizi ko yabyawe n'umugore wa nyuma yari akiri muto, ariko Dawudi aravuga ati uyu mwana w'uyu mugore wa Uriya tubyaranye niwe, reka dusubiremo gatoya. Uriya yari yapfuye, Dawudi yajyanye umugore wiwe. Imana iravuga ngo mu bandi bana ba Dawudi yabyaye mbere ntawe uzaba umwami mu cyimbo cya Dawudi. Ngenza mbigereranya nkavuga ngo nacyo ni nk'agahano gatoya Imana yakoze. Ni yari Dawudi wabyaye Salomo, ariko si wari imfura yiwe, si wari kironda mfura, yari afite abana benshi. Salomo yari mutoya cyane, ariko aravuga ngo nanje inzu y'uriya mugore nzayigororera kwimura ubwami mu yandi mazu y'abagore ba Dawudi, ariwe mpeza ubwami n'intebe ya Dawudi iteka ryose. Amaze kuvuga atyo yarakiri muto, bakuru be baravuga ati Dawudi arashaje kandi agiye gupfa, dufata ubwami hakiri kare. Bategura umwe gufata ubwami, ariko umuhanuzi araza aravuga ati rero bateguye, wari waravuze ngo ubwami ni bwa Salomo, ariko ntakibujyanye, mukuru we yabujyanye. Hari ijambo bavuze, arababwira ati nimusohoke muvuze itarumbeta, muririmbe ngo Salomo umwami arimye. Abwira abatambyi, abwira abahanuzi, abwira ibikomangoma, bivuza imyirongi, baracuranga, baravuga ngo Salomo arimye. Kandi iyo byageneye uko mu Bisirayeli wari witeguye kugira ngo abe umwami ariganya, ntabwo yasubiraga guhagarara. Bavugije iyo mpanda ngo bavuze iyo ngunga, ni mu gitabo cy'Abami ba mbere igice kimwe umurongo wa 34 gushika kuri 39. Urasanga ariho habivuga, hari cyabaye.